aya marira uri kurira uzongera kuyabona ukundi ku buzima bwawe. Ndakubonaho abana 4 bazagukomokaho. Umwe azaba yitwa Abigail. Nukuri kuwiteka Imana yo mu ijuru. Gusa ishari ni ryinshi kuri wowe ubimenye, ariko data ni mugari ku buzima bwawe. Araka urugero rwa Gerard na Semuhungu. Murabona ukuntu mubona Brian na Tesha bameze. Ndakwiyamye ntumfatireho ingero, ndakwiyamye nkure muri abo basangira ngendo nge sindimo. Ndakwiyamye nimwe mutuma nirongorerwa mu mahoro yanjye we uputu dore nigiriye mu Bubiligi ntazakubitana n'umugabo agatangira kandeba neza nekerezaho nabi. Ndakwiyamye Belgium na Beriberi. Kairi mbabarira nako nshaka kuvuga amagambo menshi mutanandogera kwira yivu ntarigera. Ariko wanyereka Tesha yayobye nk'ubu ngubu ari muri mu muhanda. Tesha nawe urako Tesha zayoba tumuseke azafata Tesha burose burakora. Njyanye na diaspora Brian uri arahamenyereye azahindura. Are urakoze. Ndije singu bwa gatanu agiye ubu namaze kuhamenya. Sawa nyine. Amenye. Nze ndebe kari kuri ari maso musharingera yivu. Ubwira amakuru avuga ko wowe na Zina mugiye kubyarana umwana ariko ukazamuhereza inzu muzafite i Kigali. Ngo bazamuhereza inzu muzafite i Kigali. Ngo yemeye kukubyarira. Ngo niwo mushinga se bakoze. Ako Godfa. Noneho ngo kugira ngo barebe ko kuba mwana ngo bizafite urukundo ngo Zina inzu bagenda ukazitoragura. Umwanya wo kwikinisha. Ngo waragiye amakuru mfite. Ngo mwaravuze kugira ngo feelings zizagira feelings z'abakobwa ngo muzana test ngo mufata akabwa karyamana nahe. Ndabona umuntu ari kumwe n'undi agahita yimagina inkuru. Kuri Kimana. Dore se nimuzi ko kuri Farate uragira ngo mbyuke mbaye sho kandi umugongo uri kundya. Nuvuye Kongo. Mvuye guhena muri Kongo hene na hene. Bw'abakongo mani nyine baweme. Muri Kongo naho habaye bakinganye we. Nababayo. Nje nabyo sibyo bintu. Abasanyira nyenda. Mabusha ngusemo nasemusemo. Izina ry'iji. Kikila mabite. Elina Elili. Kiramani Ali Kiramani. Umuntu wanje bagita influencer na emfufu. Nega Bakugurira inda ya Musaga. Ona rafa ndiko mfashe neza cyane. Ugomba kuva i Burayi usambanye n'umuzungu. Ego. Paradise. ndi mu bihe bibi by'uburumbuke. Ayiwe uzajya byararangiye. Ayiwe. Nibagiye kuntera inda y'imburagiye. Ayibo. Urumva? Yo ego konye kujya muri Bitcoin murangiza niki. Nanjye nduwabo mfite icyo mfana na Ririra Mirate. Babyumvisha wanshimiye wa kintu. Oya niba ari iby'indaya ntago mbirimo njyewe narejejwe wa mugabo. Oya nzakugurira se ni indaya gute? Kwari ukutese ubone n'umuzungu aryo. Ubizi utese ko namutestinze. Ayiwe. Oya se. Ndago. Ireshanje imana. Nari nari cyanutse. Rega mani bagiye kajya mu Rwanda bigiye kubona umuzungu mu maso. Bakwimpirisha. Pastor Lava wanje yari umuzungu sheri. Ahubwo Pastor Akimu natangire yereka umugabo uzandongora niba atazazana imizozo nka mubanga. No. Wiki. Mbwira. Atangire yereka umugabo uzandongora niba atazanzana imizozo nka bomona bomo. Bobo. Mubona uretse gato. Mubona Pastor Akimu atameze nka Bugembe w'Ibugande. Kubera Ubwo nashaka kumpasira ibyamamare gusa. Yari umusitari we urusengero rwe rwasengeragamo ibyamamare gusa. Pastor Akimu urukweto yambara. Uyu ni Pastor Akimu muri Belgique. Cedric yemu na Sedi. Nakajya ikigiramo ni kibi. Cedric na Sedi. Nakongo ni Patrick. Pastor Akimu aratsapa bro yambara neza pe naramubonye. Ni tsape. Reka Jean. Ibi ni ikiwe.
Karame. Sapi. Sape na Sawa sape nyine. sape. Sawa nyine. ariko eri Katoto na katoto kato. eri Karame. ibyo ni ibiki Nisemungus dictionary. Ale. Mungu dictionary uraho Nisemungus dictionary. hafi usigaye usenga cyane usigaye nawe ufite na bibiri abantu ndi gusharinga live Ntacyo wagira ariko utiragije Imana. ndayibasharinga mpaka murwaye amaso. Se Mungu si wowe wazanye na boku na boku Iyi byose nijye wabizanye nyonyo na nyonyo boku na boku alo na nyonyo harya nayo nyonyo na nyonyo nawe warapfumbuye ntugasebe Ndukaba bizanye se baguhangaye ku kwezi. Ntabwo twabyumva rero ko. Yaravumbuye ariko barabikoresha ahubwo mbaza ngo bamuhemba ngahe. ndayabona cyane shu ushari naramubajije baraguruze turaguruka turabagana namwe ntakoze iki narangije ngo kuri gongo ngo kuri gongo naze ngo ni tsitsi hazi yantuze niye Ye nawe umva ngo fata semu yaragiye kuvuga ngo yazanye tsitsi na tsitsi. kandi byose ni ibyanjye byose ni ibyanjye alo next Akimu ngo yasengeye umugore wa Yamana aramuriza. Akimu njya mbona abantu yasengeye bakarira bro. Ngira ngo afite amavuta nuko ngiye tutaraho. Ego kandi agutumiye mu rusengero rwe i Bruxelles. Ruba mu Bubiligi cyangwa ruba muri France? Najya njye gusenga rwose. Urusengero rwa Akimu ruba he? Ari igihe Akimu yaba afite n'amavuta akankoraho rikaka. Utanavuta DN, you are welcome. uzambabarira twarinda ubuko byaramo uzamusengera twite Oya ansengeye nkatwita noneho ntago yankira. Ndetse njye nabimusabye. Ntabwo ashaka gusengera ibintu umuntu yamusabye bavuganye. oya ntabwo uza gusengera utwite iki Reka mu izina rya Yesu shwi. urabeshya uzaterwa inda Ntabwo ari none haja. Ntabwo ndi tayari. Njye nzatwita haje iterambere ryo gutwitira ibyumweru 2 n'ukwezi. Yesu Kristo ndakowe. Amezi 9 ni menshi. Noneho ngo amezi 9 se nginda byibuze iraza ikajya ahantu hamwe ikakwamira ahantu hamwe mpaka ivutse. Igenda yegera imbere. Irabanza gakubyina byine na byine. Gashiduka wumiwe. kiginga none tuzatwara bitwambabariye ngo Cyangwa njyewe nzitwarira inda nk'iriya yo muri Bibiliya yawuriye abamuteye atazi uko bigenze. Ese muri kambaze Yesu bamubyara ni munsi kare Semu Yesu karame washyizeho video yawe nkakubona ego komana Pastor urwaye. ndi kurya kandi ubusape buri areretse Ubwo pastor urashaka kureba Erika aya masaha ari yirira yambaye ashaka kumubwira aragira ngo amusengere areka nambara agapira kwejo ubwo murandekera mu gisaro bansengere bansengere basangiye ugura ya vewite Ariko mana hari umugabo waje gusura sister wanjye w'umupasiteri ncaho ngiye kumusukira icyayi abaramamagaye ngo ngwino nkubwire ngo Imana hari ikinyeretse ntindabumva pastor. Imana inyeretse yuko uzajya mu bihugu bitandukanye cyo ndakibona wenda ngiye kukijyamo. Arongera arambwira ngo Imana inyeretse ko uzatunga amamodoka agiye atandukanye sinzi no gutwara sinzi no gufata. oya none se reka nkubaze Tesha sibyo reka nkubaze umva Tesha Hari n'undi mupasiteri kuzagera mu bihugu bitandukanye urumva utabigiyemo arimo aranywa champagne. umupagani mufate nk'umupagani ariko ibintu by'ibihano ntumfate nk'umupagani yakubwiye ibintu by'ibyo ibyo bintu by'Imana twe tubishyize iruhande tuvana Imana mu Ni mapfa y'ini umupagani se ahubwo ko yari umukene w'umutindi wari wabuze yarara akaza kwifashisha akaza kwifashisha ariko mana pastor nahageze murakoze nawe usengera umunyabyaha sengera uyu munyabyaha turebe ko yabona. mugiye kunsengera muraho neza pastor muraho Sawa nyine nyine. ashaka kubwira amagambo 3 gusa uje kumenya amagambo 3 gusa Ako ngiye kukina mu pasiteri Imana ijye inyerekwa niba babizi ko ndi bumuhakanye. mbareke bamureke muteze kumane ese kutavuze ngo ariko pasta Tesha na kurwanya ibintu bya Eric Oya Eric musengera Eric se ka Eric ntabwo ngiye kumusengera ngiye kumubwira ibintu 3 gusa murabure kirabure dore kiba kiraho cyasabye rabu narara rabu.
Genda amatwi pastor. Ngwino wakira ijambo rya gatonda sha. yakirira ati ijambo rya gatonda. Eric kandi umutima wagura ureke ibya brage uwufungure. ntiyari yavuye gusambana ingoma se arabyakira ate ko cyari kivuye gute? Ntago yava yadasambanye Eric, ndamuzi nanjye ndamwize. Ibi reka simbikubwira abantu batanini ndata tuzaza Oya bimubwira Eric, he deserves better, he deserves more. Talk to Eric, talk to Yurik. Talk to Yurik. Ntabwo si Yurik, araza kuri ikindi kitari Yurik. Yuri Karame. urabizi rata ko uri umuntu mwiza. Sawa nyine. Ariko ngo diva mwari tukiyumvira. Umuntu mwiza gute kandi Mana ariko ugira ngo hari iterambere wageraho ngo dufata natasha bari hano. Ubuze ko bajya kukwibwirira iby'iterambere mu nakabinyamo. Musu utagiye kumubeshya. Ubwiza bwajya. Oya Eric ni mwiza, Eric ni umuntu mwiza, Eric ni umwana mwiza, mukomeze umurabure murarara nararara buriyani. Rabura. Tesha Karame. bimumbwirire basi. Eric, uri umuntu mwiza, Imana yeretse Pastor Kim ko ejo hawe heza. Hari mu biganza byayo kandi ibyo Imana ibwiye Kim numva tutari guhuza, reka nawe abikwibwirire. Amen. Chairi nawe nabikubwiye nzaza kubikwibwira wenyine ariko Nta kibazo. Eka Eric ariko none ndabona amasaha huye n'ibigeragezo kibwira narapfuye none aha. Eric isaba kana Yesu we. Eri nyereka ya Bibiliya, fata ya Bibiliya yawe umwere. bamubwire bana ni ibintu bitatu reka mu Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza? Oya ikinyarwanda. cyambere Sawa nyine. icyambere nuko ari umwana mwiza Ngayifungure umusomera ahantu ushuru kuboko wari hose aho ubona. Fungura hano hari ndabambonye hari hose. Umere nkaho utomboza. Nyeko muri Bibiliya harimo bya bihekane bya bwaga naba. Kabgayi. Hari imigani. Kangahe? Uzabona ishyano. Mbonye imigani 24. Murongo. Yesu ko biteye ubwoba se. Bisombe abantu mfungwe ukuntu havuga. Imigani 24. Ntukagirire abantu babi icyari kandi ntukifuze kubana nabo kuko imitima yabo itekereza kurenganya kandi ururimi rwabo ruvuga ibyo kugira nabi. Urakoze. Ubiramo iryo jambo. Kuko Imana mu ijuru ngiye nipfuye gupfomboza nyine kwa ndimuvuze. Ongera risubiremo. Imigani 24 ku murongo wa mbere haravuga ngo ntukagirire abantu babi ishyari kandi ntukifuze kubana nabo kuko imitima yabo itekereza kurenganya kandi ururimi rwabo ruvuga ibyo kugira nabi. Wari wibagiwe kongeraho ngo iryo ni ijambo ry'Imana natwe twagusubiza ku murongo waho wa 10. Aho ngaho mu kigo murongo wa 10. Nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Kugambura ko ntabwo mbizi ibyo bisobanura. Nugamburura mu mahoreye urapfuye. Ndumva pastor yakohereje mu nyuro, komeza utubwire. Nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Nuvuga gute? Hello. Ndumva gusobanurira. Ongera uyifunge. Cici. Ifungure teno urebe aho ushaka. Aho ngaho hose we mama yake. Aho pastor arashibuye nyine hano handitse mu gitabo cy'imigani. Komeza imigani n'Imana ndi kukohereza. Mukanya bagera mu Bakorino ngo ndababwiza ukuri ko kurongora rutabushyuha. Ayibo. Tomare hose se. Nuko nasomye hambere. Ndumura bare 2 kansome kuri 2. Ngakavuro k'ubwenge mwana wanjye niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye bituma utegera ubwenge bw'amatwi umutima wawe ukawuhagururira kujijuka. Ngo mwana wanjye niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye bituma utegera ubwenge amatwi umutima wawe ukawuhugurira
kujijuka ukawuhugurira kujijuka ukawuhugurira kujijuka. Niba uririra ubwenge bwo guhitamo kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagaza kujijuka. icyanyuma funga tena ugiye gusoma bwa nyuma none mpite mvuga ibyo nshaka kuvuga open mbere y'uko gupininga se twatanga igitekerezo pastor Sekibi. aho hantu Eric aho kabiri harimo amagambo aba akomeye atazi ikinyarwanda. ndagusobanurira ahangaha Imana ikintu kubwiye reka igitekerezo kabiri wagomeye Imana Sekibi ariko waretse. fungura nta nubwo muramenya ibyo pastor ashaka kuvuga ariko murimo kwiga. Waretse akarangiza tukiyumvira. imbere ukomboze ingamo yamuretse kujaginga Reka arangize godi shuna go. reka twumve Funguye muri Yesaya Sawa nyine. kwa ngundi umubare 2 ubwo turasoma kuri 12. Uwiteka ashimirwa imbabazi agirira abantu be. Uwo munsi uzavuga uti Uwiteka ndagushimira yuko nubwo wandakariraga uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzaya niringira ne gutinya kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Amen. wongera usomete naho hanyuma Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza kandi uwo usoma ku murongo waho wa 5 muririmbira Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose, ibyo nibyo byamamare munsi yose. Amen. Amen. Ibintu bitatu ngiye kukubwira ni bingahe? Bitatu. amen Yibebeje yabaye akana Yezu. Iyo rwisukamo za wayini teshatse gukina ma Vincent amani mbabarira nta mwuka mfite. njyewe nkunda ukuntu uri entertainment, nkunda nubwa mbere nkuvugishije right? yego. Nkunda ukuntu entertaining abantu abanyarwanda ibiki n'ibiki sibyo? Yego. Mu buzima bwose nta muntu wishimira ko ishiga rya mugenzi we ryaguye. barakibaza Kuko iyo riguye nawe ejo ryawe rizagwa. fata icyuro Ubuzima bw'abantu nk'amwe Imana yahaye kuba mutanga umwidagaduro mu bandi. muri abantu Imana yashizeho ibaha icyo gikundiro. Nizera ko ikintu cyose umuntu akora abantu bakacyumva bakagifollowinga, Imana iba yabyemeye kukimwemerera kugikora. Waba ucuruza akabari niba abantu baza bakanywa izo nzoga, waba ukora ibyo ari byo byose, nemera ko umugambi w'Imana kenshi uba mu nzira nziza. Iyo ishiga rya mugenzi wawe riguye si ngombwa ko turikomera amashyi ko ryaguye, ahubwo natwe ejo dushobora kuba turi ahandi hatandukanye na hariya, kubera ko iyo urebye ahantu twese twavuye, yaba abantu bose bari ahangaha, buri wese afite ubuhamya bw'ahantu Imana yamukuye. Yego. Atifuza kuzasubira kandi yifuza gutera imbere. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo dutekereza kujya mbere. Rya kabiri nshaka kukubwira, mu nzira zawe, iryo jambo twasomye, mu nzira zawe Imana igukuremo ibinogo, kuko uri umuntu udasanzwe